ubu rero uyu munsi uje kumbwira ngo kubera iki naje aha ngaha ni nkuko n'ubundi navuye iwacu ngatabara nta muntu wantumiye nta muntu wampamagaye numvise gusa biri mu mutima wanjye so naje muri social media kubera ko nabimvuga mu mutima wanjye nkabona ko aho isi igeze hari urundi rugamba rurimo kubera kuri social media. Akagara ijambo akagara nabantu mbese ni itsinda ni ijambo ni iki akagara ni kibundi ubutaha nzababwira n'amazina yabo abenshi ndayazi abenshi bafite n'uburyo bagenda bakoresha social media tugenda duhurira aha ngaha duhanganye. Subscribe to the Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Rich TV aho muherereye hose mwaramutse abandi mwiriwe mwese muhaye ikaze nk'ibisanzwe amazina yanjye ni Uwase Mami Mutabazi nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye nanone nk'ibisanzwe yego Vicky muyizere Vigitware weso tukazuhisha amazina yayo cyangwa uyahine cyangwa yahisha se kuko ari mabi ariko none niki amazina ngaho yageze i Kigali arahinduka areba ntazigera ahinduka Angelique azayitwa Enzo harasigara le Anje ele amazina ubu nyine yabaye gusa ibintu utomenya kubera iki ariko ubu nyine n'umushaje ni mushaje unukuvuga ngo ubundi umuntu ahindura amazina bitewe n'ahantu ageze ubwo rero niba waravuye hirya ngiyo mu cyara ahantu bita ngo iki ukagera aha ngaha byanga bikunda urumva nanjye nitwa Joseph ahubwo nitwa Joe kubera ndi Kigali ibaze kuyoza Joseph yose ngo Joe gusa ko ngako Joe bahita wumva nyine utangira gufiringa nk'umuntu nyine w'umusitari yageze i Kigali wavuye mu cyaro yitwa Kigali ubuzima bwahindutse n'amazina agomba guhinduka immediately. Hari umushuti wanje yitwa ngo Donasi ubwo iwabo ni Donasiyani hari aho yashitse yitwa Donasi ubu ni Dodo ubu nyine ni Don ni Don Dodo shaka ari Dodo tu hari n'undi witwa nawe yitwa Joseph ariko ngo ni Jose ubwo mu minsi iri imbere nawe azakuraho asigare Joe ngaho jewe nkayanje no kurahiri ninke nyuguti no kuraho ongera usubira amazina yawe Uwase Mami Mutabazi ni rya papa ubwo nyine wowe urumva ni mami ayo mazina y'ikinyarwanda kenshi gukuraho inyajwi zihera hirya ku ruhande nago bikunda oya basigaye bita uwa usanganditse ngo uwa _ Gloria kandi wasanga yitwa Nyanzo Basore cyangwa ngo Nyarugendo Nyasafari suko kose ni Mukarugendo tibakaze bahindura amazina nicaye hagati y'abakobwa babiri nicaye hagati y'ibisabo Yezu akuzwe icyari iburyo niba ari cyo cyasabye imbabazi niba ari icyari ibumoso worarenga cyane cyazisaba ubu narufite umutwe ufunze mu waruguru niwe wazisaba cyane esurante yari yapfiriye ku musaraba oya we yari yiyemera avuga ati ko se wowe nawe wawikuyeho ubundi uwo sinjye ubwo ninde uri reka twone cameraman ninde uri bungirira imbabazi muri mwe ni jewe ninde turi bujane mu ijuru ni jewe ni jewe Vicky wamubona undaki ninde turi bujane mu ijuru urabona wowe urebye ni kandi ujana ni kandi nujana kandi gananje guhitamo byanyobeye zakuyobeye ayaye turigwe uja hirya no hino ni jewe akujanye gute ahubwo wasigara reka kugiriza impamvu yo njana bazavuga ngo Yesu yari umunyabyinshi kandi kurumva kwa data ganda kurirwa twingiye kera yabyishe kandi gahuri kera yanyereye kandi ganje ndi umuheto kurumva gawo uri inyuma niwe warafunze umutwe wiyemeye wirinde kandi gaheto niwe bazabahagaze oya umuheto abaheto ni ingari tuhaye mubona ni ingari uzabandi baheto uyu tuziranye
abaheto muri comment urabavuze oya ntabavuze vuze wowe tuziranye abaheto baritonda ngenza mbona ko ntihataba ikimenyane nibo bazatanga ijoro reka nkubwire Vicky wenda bo bogenda boritanguranywa borijamo mbere y'abandi ariko wowe ijyawe riri kure ijyawe noneho jewe gunda muzi mukuru wenda muzi mama wenda muzi papa wenda muzi wabo ndabazi bose yewe n'abantu b'amahoro sino kugira ngo uzumve ariko uyu muzi ko ari ingare azi ko nitonda iriyo reka yemwe twongera none kubaye kazi so uyu munsi wa none rero turi kumwe n'umutumirwa wacu tumuvuga arivugira atubwire haturutse atubwire n'uwariwe yewe urinde murakoze cyane jewe rero nitwa Ruzirampuhwe Joseph ariko nkabanzwi ku izina rya Magashi na channel yanjye yitwa Magashi TV ndibaza ko ibiganiro nkora kwa Magashi TV wenda ntago aribyo tubiganireho cyane ariko mu by'ukuri ndumva turi bugendanemo neza mu yandi magambo se Magashi ubwo se ndavuga ibintu byinshi navuye ahantu kure Magashi nani kure ntago nigeze mbona inzu y'ibati kuva mbayeho ntago nigeze mbona imodoka icacu ku muhanda harya mu bijombe imodoka zirahagera zizazi mwivire mu misozi ruguru se harahana imodoka zitagera ariko ngaho Vicky ntukazivuga gwarahageze urahazi wewe urahatuye jewe narahabwiwe kandi gajewe ndi umutsobe hari ikindi mushaka ndi umutsobe jewe ndi umunyabyinshi nkaba mwishwa y'abashonga wowe uri umwishwa w'abatsobe umukazana wawe okay mumbaza ibindi mushaka okay twishimiye kwakira hano mu by'ukuri murakoze cyane nanjye nishimiye uvuzeho ngo nimba ari Ruzirampuhwe cyane rizina nashatse no kurihindura ariko bitewe na content mfite iri zina nkunda kurivuga cyane ariko hari abo mba nkeneye ko baryumva yuko nanjye nta muwe nzabagirira kuko nanjye ntago bangiriye impuhwe nanjye numvishe bangiriye baranyirukanye mu gihugu navukiye mu buhunzi nsanga data na mama ari impunzi ngejeje imyaka 10 nibwo numvise inkuru nziza yuko RPA ariyo ikomoka kuri RPF ariko RPA ni igisirikare cyakomoka kuri RPF cyari kigamije kubohora igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda nibwo namenye rero ko iwacu ari mu gihugu cy'u Rwanda nibwo namenye ko ngomba nanjye guharanira kuzakibamo kugeza rero mbiharaniye kugeza nanabigezeho ndi umwe rero mu bahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF uyu munsi wa none nkabunze gukoresha social media kubera cyane abanzi b'igihugu cyacu bagenda bimonogoza bagenda bagoreka amateka uko babyumva nuko babishaka ariko turi hano kugira ngo tujye tubabeshyuza n'uwo murongo rero numva nihaye cyane ho kurwanya inkozi z'ibibi n'abimika ingenga bitekerezo n'abimika amacakubiri ibyo byose mbirwanya nivuye inyuma ndizera ko namwe mutantererana tutarajya kure icyo gihugu wavukiyemo cy'ubuhunzi ni ikihe igihugu cyitwa Tanzania Tanzania barakwirukana gute Tanzania rero ntago banyirukanye ahubwo navuye Tanzania mpungutse kuko navutse nsanga ababyeyi banje ari impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania tuba ahantu mu nkambi araho nababwiraga hari za Nyakatsi yo ngiyo mu cyaro ahantu bita za Kayisho za Karagwe yo ngiyo kumpera ku buryo hagati y'u Rwanda aho bita Magashi ni mu Rwanda gutya hagati ya Magashi na Tanzania harimo ikiyaga cyitwa Forongo ruguru hari Akagera naho hafi rero navukiye ku buryo n'urugamba rutangira rwose nabonaga indege zirasa imbunda zivuga mbireba gutya ariko nkumva ko nanjye ni inkura nanjye nzasanga abakuru banjye ku rugamba tugafatanya kubohora iki gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda okay hanyuma hari ibintu wavuze wari ikiganiro cyamereka gukurikirana ejo bundi wakoranye na Nyamjareti mwibanze cyane ku bintu bya M23 ese ukora muri M23 cyangwa uri umumemba wayo ntago nkora muri M23 nta nubwo ndi umumemba wayo ahubwo M23 nyibonamo nka cyagihe nanjye uko nari imeze cyagiye ndi mu gihugu cy'ubuhunzi uburyo nabonaga ba data na ba mama babayeho
mu gihugu cy'ubuhunzi nta gaciro dufite, batwitaga abanyaru mu rurimi rw'igiswahili. Nabonaga ukuntu nta gaciro dufite mu gihugu cy'ubuhungiro, nabonaga ukuntu dusafaringa turya twiyushya kuya, twagiye guhaha muri bene igihugu. Mbona rero ko ibyo bintu bitari ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero impamvu ntinda kuri M23 cyangwa M23 cyangwa AFC ni uburyo nabo mbona bamwe ni impunzi muri iki gihugu cy'u Rwanda, ibihumbi birenga 130 byakuwe mu butaka bwa gakondo yabaseko n'abasokuruza, kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko kubera ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Natwe ubwo twari twarahunze tumeneshejwe, dutwikiwe amazu, twitwa ko turi abatutsi. So cya kindi naziraga rero ndimo ndabona abandi barimo bakizira, nkumva rero ijwi ryanjye byibura hari abashobora kuryumva. Ndibaza mu minsi itaso dukorana mu cyongereza kugira ngo bumve icyongereza bajye babyumva. None se nanone kuba uvugira ubwoko usibye wenda ko M23 uvugira ubwoko bw'abanyamurenge, so mwaba mufite isano se? Hari cyuhuriramo nabo, mbese ni ryashyaka bitewe wenda naho wari uri ukiri muto, tubwire wayi. Murakoze cyane, murimo murambaza neza. Ndimo natungurwa cyane. So rero kuba ndimo mbavuganira, icya mbere nanjye nisanze nsa nabo barwanywa, nsa nabo banyagupfa, nsa nabo banyagutsindwa. Ubwo ndimo ndavuga abo ngabo muri ubwo bwoko. Nanjye kera nahoze muri ubwo bwoko, ariko uyu munsi ndi umunyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda ubwo bwoko ntabwo buhari bw'abatutsi n'abatwa n'abaki bose. Ibyo ngibyo byaracitse kubera ko ababizanye hari ibyo bari bagamije. Uyu munsi rero kuvuga ngo ndabavuganira, icya mbere duhurira ku rurimi, nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri, nta nubwo nakwihakana ko ari bene wacu cyangwa ko ari abavandimwe, kuko amateka anyereka yuko abanyabyinshi no mu Rwanda hari abanyabyinshi, abasinga no mu Rwanda hari abasinga, abacyaba no mu Rwanda hari abacyaba, abazigaba mu Rwanda hari abazigaba. Bivuze ngo rero mu busanzwe kuva kera twari abavandimwe, n'ubu turi abavandimwe. Ikindi duhuriye ku gupfa, batuziza uko twaremwe n'uko twavutse n'uko dusa. Ubu rero ntabwo natinya kubabwira ko ari abavandimwe abo bose. Turavukana twese, dukomonga kuri Gihanga Ngoma ijana. Ariko mbere ya Gihanga Ngoma ijana hari ibindi bisekuru bigera mu 10 byavuye kuri ntabwo ibintu mubizi. Urumva bakomoka ku bimanuka. Ibimanuka rero ni abantu baremeze nk'abamarayika, utamenya ngo bavuye ariko bavuye ku Mana. Niyo mpamvu abantu bavuye ku Mana burya ntabwo batsindwa, n'abashatse kubarimbura ntabwo babigezeho. Rero mu by'ukuri ni abavandimwe, uretse ko babitwa ngo bavukiye mu gihugu cya Kongo, kandi ndi mateka mutazi mwebwe. Nuko kuva na mbere hose aba bazungu, ni ukuvuga ngo mu gihe bazaga bakoloniza ibihugu, bageze mu gihugu cy'u Rwanda barebye uburyo structure cyangwa structure cyangwa se uburyo ubuyobozi bwubatse, basanga nta hantu na hamwe mu bihugu baciyemo ibyo bintu biba. Uyu munsi dufite isibo, dufite umudugudu, dufite akagari, dufite umurenge n'akarere n'intara kugeza ku rwego rw'igihugu. Iyo structure yari hari kuva na kera. Barebaga uburyo abanyarwanda aho umwami yabaga ari bajyaga bajya kumukeza bamushyira amaturo n'iki, bakabona ubuyobozi bagasanga nta hantu bazaca. Ikindi cya kabiri, babonaga ubwenge bafite, bakabona yuko ari abantu bazakomera cyane ndetse bazayobora n'isi. Ariko kugira ngo ukomere cyane uyobore n'isi bisaba iki? Bisaba amikoro. Cyane cyane ibihugu by'ibikiri ubona ko ari byo bidukandamiza. So rero kugira ngo ba bantu bakomeze bari abatindi, bagize gutya bareba ahantu hakabaye hari ibice badukuyeho. Muri Kongo hari ibice badukuyeho binini cyane, muri Tanzania hari ibice binini badukuyeho. Ahantu hose agahugu k'u Rwanda baragenda bakagira gutya, bakagira akadomo. Ariko batugomwaga iki? Ubutunzi bwari mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo hariya hose mu Menembwe na hehe no gukomeza mu majyaruguru, ukatiye kuri Fureve hariya hafi ya Kisangani gutya
hariya hose hari mu Rwanda. Ni ibintu bizwi mu mateka, namwe muzabisoma, nzabaha n'ibyanditswe bisobanura abahayoboraga bene Kirema Rujugira. Ibyo bintu ni ibintu bihari. Niyo mpamvu uzasanga mwitwa Bweramana, ahandi ukitwa ntuze Ikamuronse, urumva yumva kanjogera injoge. Iyo bamuririmba usanga ahantu yari atuye hari abaherutse kwimika umwami. Ibyo rero ni amateka yabayeho, uyu munsi arimo atugiraho ingaruka, ariko tutizaniye, ahubwo abazungu batuzaniye, kugira ngo uwo muntu umeze gutyo azapfe yangara ku gahinga, azapfire mu buhungiro, azabeho nta gakondo agira. Ariyo mpamvu rero usanga mvugira M23 kugira ngo nabo ababyeyi babo bazasubire muri gakondo y'abase n'abasekuru. Yego, niyo mpamvu usanga u Rwanda uyu munsi baruzana mu bibazo bya Kongo. Icyambere nuko abarimo bahohoterwa cyangwa bicwa umunsi ku wundi basa nk'abanyarwanda. Uyu munsi ntabwo wafata Fande Makenga cyangwa Fande Makanika ngo umutandukanye nanjye n'undi wese turi kumwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero kubitirira u Rwanda ngo niko rwateye Kongo ntago byabura. Ikindi cya kabiri, baba bafite ubwoba ko amahanga yazakanguka agasanga aba bantu bararenganye, bakwiye gusubizwa gakondo. Ahubwo iyo barebye ukuntu basubizwa gakondo, bakareba niyo gakondo bajyamo, bakabona na abantu bashobora kuzaba bakire, noneho bareba n'ubwenge bafite n'uburyo bayoboye igihugu batavangura batagira gute, bakabona yuko mu myaka iri imbere bazayobora isi. Niyo mpamvu rero usanga barwanywa, ni ukubera uburyo nyine Imana nayo yari yabahaye ariko abisi barabambura. Abo bantu rero bagomba kuba bavugwaho kenshi, barishwe, birukanwa mu gihugu cyabo. Uyu munsi imiryango yabo ni impunzi mu bihugu by'amahanga. Namwe muri hano murimo muruga ko muri abanyamurenge, nuko ngo muri abimurenge, nubwo kera hari mu Rwanda, ariko iyo mipaka abazungu ko bayikase mwisanze muri abanyekongo. Uyu munsi rero mwumvise ko iwanyu hameze neza, ndumva ko namwe byabanezeza. Nuko rero so njyewe rero ndagira ngo nkwibaza ikindi kibazo kugira ngo mpera mugenzi wanjye umwanya. Ese ibi bintu okay, maybe ni one gifite na A yacyo. Ibi bintu ubitangira, ese umaze igihe kinini ubitangiye, wabitangiye rya nyerera ishyaka, waritangiye ryari? Ikindi nanone bitewe naho wakuriye ndetse naho wayisujya, ese hari icyo byakwafekseho? Byanyafekse kubigenze like muri rubanda ku bantu bite n'ibyo. Urakoze cyane. Icyambere Rusake barayibajije bati kubera iki ugiye kubika ubanza ugapapaza. Rusake irasubiza iti rero biriya bintu ntago ari ibintu nishakamo, ahubwo ngiyumva mushiduka byaje byabaye. So nanjye rero abantu bamwe banyibaje ngo dore kira nacyo, ngo dore cyarashonje kije kuri social media kugira ngo kibone views, gitangire kiba abantu niki. Ntago ari yo intention yanjye, nta nubwo nari nzi ko izi views zigira amafaranga. Byo ntago nari imbizi, ahubwo jewe meze nk'undi mutabazi, kubera yuko uyu munsi abantu nitwa ko mpanganye nabo ni abantu babagome, ni abantu bakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, ni abantu bagamije ikibi, ni abantu bagifite kumva ko bazaza mu Rwanda nta mututsi ukirurimo. Abo rero baragiye bashinga YouTube channel zirenga 146 zishinzwe kurwanya u Rwanda n'abanyarwanda gusa. So rero nk'umwe watinze gukura aho akuriye, akaba mu bagomba kugarura amahoro n'umutekano n'ituze no kubanisha abanyarwanda nta kurobanura, niyo mpamvu nanjye naje kwisanga muri abo basirikare arizo ngabo z'u Rwanda z'uyu munsi za RDF. Ubu rero uyu munsi uje kumbwira ngo kubera iki naje aha ngaha, ni nkuko n'umundi navuye iwacu ngatabara, nta muntu wantumiye, nta muntu wampamagaye, numvise gusa biri mu mutima wanjye. So naje muri social media kubera ko nabimvuga mu mutima wanjye, nkabona ko aho isi igeze hari urundi rugamba rurimo kubera kuri social media. Nyuma yo gukomereka, wenda mfite ibikomere n'ahantu binagaragara, naje gusezera mu gisirikare kuko nabonaga nyine n'abaganga kenshi bamwe bambwira ko ntazakira. Ndashima Imana ko nakize, ariko mu by'ukuri aho nkiriye ndi mu buzima busanzwe, ariko wa mutima ntago uri mu buzima busanzwe. Wa mutima wanjye uracyari madowadowa, umutima wanjye uracyafite u Rwanda n'abanyarwanda ku mutima,
umutima wanjye rero uracyatabara nk'uko n'ubundi nabyifuje kuva mu kubaho kwanjye. Harya bi yayo ni iyihe wambajije? Ko byanya fixe. Okay. Mu gutangira nagiye mpura n'imijugujugu kuko nahereye ku bantu bitwa ko ari abavandimwe, nasangaga bari mu byitwa ibigarasha, nkunda kubivuga hano kuri kamera ya Magashi TV ntago ari hano. Bamwe mu bavandimwe ugasanga barahengamye kubera inda nini, ariko barahindukiye batangiye gutuka wa wundi wabakamiye, ndavuga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Abo nahereyeho rero urumva mu miryango ntago bigaragara neza. Ariho navuga na Nyamusharete avuga hari mubyara we wamuhamagaye ati ko nawe uratangiye ngo umubyara wanjye n'ibiki ambwira ko ari mubyara we ariko arema musheringa ko ibintu yishoyemo ari ibintu bibi. Kubera iki? Kubera ko abona yuko akagara twavugaga karimo kagambanira bene wabo. So ni mu rwego rero nk'uko ubona Nyamusharete bashobora guhura n'intambara z'ababande bumva ko ubwoko bugomba kurimbuka, nanjye ngomba kugira intambara cyane cyane kubanzi b'igihugu. Ariko mu by'ukuri hari umusaruro maze kubibonamo bijyanye n'uburyo ibitekerezo byanjye mbona abantu babyakira, ariko baba nishinzwe guhangana nabo n'ubundi bo babyakira nabe bakananuka bakagira gute. Ariko muri societe nyarwanda nta kibazo na kimwe mfite kuko ntawe mpohotera, nta muntu navuga ibitari byo, ntago ndi muri bande bagena ngo basebane bagare ku karubanda batukane, ariko waduhinda mutuka kuko na warantuka. Ndumva rero nta kibazo ndahuriramo nacyo, abanyanga kubera ibitekerezo byanjye, ariko hari nabandi bankunda kubera ibitekerezo byanjye bitewe n'umurongo nihaye wo kurwanya umwanzi wa ndi umunyarwanda muri rusange. Hanyuma nje hari ikibazo ukivuga mise nekerezaho kandi mu mazi iminsi mubivugaho akagara. Amatone menshi abantu bagenda babivuga nyine bakavuga gutandukanye, bamwe bajya kwisobanura twebwe nyine tutabizi tugasigara mu rujijo. Rero ngiye nshanga dusobanurire se akagara, ijambo akagara n'abantu mbese ni itsinda, ni ijambo, ni iki akagara n'iki bundi? Ibyo ari byo byose ni wowe nakabaye mbaza akagara kuko akagara gakomoka imurenge, gusa jewe ndigiye kuvuga ukuntu nza akagara. Akagara ni nk'ukuntu n'ubundi njya mvuga icyitwa ibigarasha. Ibigarasha ni iki? Ni ukuvuga ngo urabona amakarita uyagura ari ipaki, ariko amakarita iyo mugiye gukina amaturufu mukuramo ibyitwa ibigarasha. Amaturufu aguma ari amaturufu. Aba bantu biswe ibigarasha kubera iki rero? Cyangwa ndareze agira n'amazina ugasanga kuko ibintu arabisanisha kandi ugasanga kuko nibyo. Ni ukuvuga ngo rero ibi bigarasha ni ukuvuga ngo ni abantu tuba twarahoze dukorana, sibyo? Bazi imigabo n'imigambi ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, bazi aho igihugu cyavuye, bazi neza n'icyerekezo cy'igihugu cyacu, bazi neza ko twaje turwanya ivanguramoko n'icyo ari cyo cyose, bazi neza ko twaje tugamije gusenya akazu kikubiye ubutegetsi kakarangiza none ko kakatangira gukoresha iby'igihugu mu nyungu zabo bwite. Ibyo bigarasha rero ni ukuvuga ngo ni babandi twahoranye bari bazi ukuri k'ibyo turwanira n'ibyo n'uburyo igihugu kizubakwa, ariko bahagira no bagashaka gukora akazu nka kakandi twaje turwanya. Mu gihe rero umukuru w'igihugu yabyanze nibwo bahise bahinduka abanzi. Ibyo ni ibigarasha. Akagara rero nuko nguko akagara nako ni ukuvuga tuvuge hari abanyamurenge muri rusange, hari yitwa mituwarite mujya muyumva. Mituwarite noneho mituwarite uyigire mbese ibigarasha bigiranye ibigarasha ugire na RPF, noneho akagara nako kagiranye na mituwarite. Uko mituwarite ifite uburyo ibaho ishyigikira ababayeho nabi, mituwarite turabizi igira gutya, abanyamurenge baratereranywe hariya irabizi, nta modoka zibashyira ibyo kurya, ntaki ibizima bwose babwishakamo. Mituwarite rero ishinzwe kuba yafasha bariya bene wabo banabyumve bajye banabafasha, babatere inkunga mu bifatika n'ibindi no mu buryo bundi bufatika, kubera ko nta wundi wo kubitaho. Akagara rero ni bamwe muri babandi nabo bifuje mbese akagara ni ibigarasha bya mituwarite, sibyo? Akagara ni babandi bakurikiye yangenga bitekerezo, kuko uyu munsi bigarasha usanga bifana babandi ba FDR bafite ingenga bitekerezo, ugasanga bashyize hamwe kubera ko witwa ko barwanya iki FPR cyangwa u Rwanda cyangwa His Excellency Paul Kagame. Bisobanuye ko rero akagara nako n'abantu nabo ntago ari benshi, kuko niba bigarasha wumva cyangwa n'interahamwe ntago bakiri benshi cyane ugereranije nuko byari bimeze. Akagara rero nako n'abantu bamwe
bafite inda nini bagamije gushyashyariza no kwerekana ko abanyamurenge bamwe bagomba kwangwa no gutereranwa kubera ko ari inshuti z'u Rwanda cyangwa kubera ko bamwe baba mu gihugu cy'u Rwanda. Ugasanga barabegekaho ibindi bintu bidafite aho bihuriye na politiki turimo tubona muri aka karere, aho mwanzwe uyu munsi muri hano ariko mutari kuba muri hano, sibyo? Niyo mpamvu rero akagara usanga gatambamira inyungu za mutualite cyangwa se inyungu z'abanyamurenge bose muri rusange, kubera inda nini zabo bagenera muri politiki yendi ya Kisekedi yo kubaheza hanze no kubima kugaruka muri gakondo yabo. Ngako akagara rero muzabasangamo abantu mamazina atandukanye, ubutaha nzababwira n'amazina yabo, abenshi ndayazi, abenshi bafite n'uburyo bagenda bakoresha social media, tugenda duhurira ahangaha duhanganye, ariko mu by'ukuri akagara nabo bantu babi nabo bavutse mu banyamurenge, batifuriza ikiza abanyamurenge, batifuriza ko abanyamurenge bagaruka muri gakondo yabo, mbese usanga nabo bari mu barwanya ubwoko bwabo. Mbese nawe ni nk'abo bandi bose. Yego. Turabyumvise ngo turabisobanukiwe. Hanyuma watubwiye ko wewe wasezeye igisirikare ariko gikomeje gukora ibintu bijyanye nabyo. Niyambuye uniform ariko ndacyari umusirikare. Kandi n'ubu tuvugana kwizina mfite n'indacyari igisenge. Biriya bavuga ngo bashobora kudutera. Urabona ibikote n'ibikaruvati nambaye, reka nukubijugunya nkariya. Nkiruka hari arubora mfitemo uniform. Imbunda yanjye biteguye, uniform ziba ziteguye, bivuze ngo uyu munsi hari ijambo kuze ko inkera gutabara. Inkera gutabara rero ni bande baba bakera gutabara, bashobora gutabara mu gihe cyose bibaye ngombwa bitabajwe. Mwarabibonye hano ejo bundi Israel iterwa, umugabo wa ambasaderi wa Israel mu Rwanda yahise asezera umugore waramusoma, aramubwira ati bene wacu batewe ndagiye. Ubuse ntiyagiye, ambasaderi ntiyasigaye hano. Umva icyubahiro cyo kuba ambasaderi, ugatakaza icyo cyubahiro ukajya ku Rwanda. Nanjye rero ibi byose nta kintu bivuze mu gihe nabona ko igihugu cyanjye gitewe cyangwa kigiye mu mage, ngomba gutabara mu buryo bwihuse. Ndacyari wa wundi rero, nta bintu narenzaho. Okay, uri umupapa? Ndo umupapa. Uri umupapa. So, okay, twebwe uko ubibona ntago turi bakuru cyane. Turacyasize. Ariko twebwe muri nko mu muco wacu twari kuba tuzaye nka gatanu cyangwa kane. Ngiye mbyaye gatatu. Twe twari kuba tugeje nka gatanu. None mwaragumiwe. Twarashinze. Ayandi turajinga maye, turacyari batoye. 20 muracyari bato. Turacyari bato. So turagukurikirana, ngiye buryo nakumenyemo ni Nyamujareti, ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe, nuko nabimenye. Gusa hashize igihe kirekire ambwira ko yifuzaga kuzahura nawe mugakora. So rero twebwe tugiye dutambutsa ubutumwa bugiye butandukanye ku ngeri zose, yaba abasaza, abakecuru, abantu, abamama, urubyiruko. Okay, turi urubyiruko twebwe hano nk'aka kanya, reka duhere wenda ku rubyiruko. Ese ni nk'ikihe kintu byibuze wadusangiza cyangwa watubwira gishobora gutuma wenda tudatekereza ugutandukanye cyangwa dutekereze nyine ibintu biri negative bitewe wenda n'iki gihe turimo? Dore turi muri 2024 ko turaja guhuruka 2025. Sorry, ikibazo kirakomereka muri kacya. Ko turaja guhuruka muri 2025, ko turagenda twegera imbere kandi nako turi gusingira iterambere. Ese nk'umuntu ushobora gukoresha social media asa nk'utukana cyangwa avugana, because comment ziri negative turazigira, nazo ziba ari nyinshi. Ese nk'ubu nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga ari cyo kintu agamije, mbese kandi tubona ko nta n'ubundi nta musaruro atangamo, ni nk'ikihe kintu uwo mubwira? Yiyahure cyangwa cyangwa gete nyine tumubure, bigende bite nyine? Kandi noneho ikitangaje abenshi kubera nanone kutazimenya nguko nari nakubwiye, ugasanga bakoresheje n'amazina yabo. Urabizi hari n'abazikoresha ariko bagahidinga amazina yabo kugira bapfobye umuntu runaka. Kurumva ejo bundi urugero mugenzi wanjye twakoranye ikiganiro n'undi mukobwa ko yari cano y'uwo mushuti wacu, ari kuvuga ukuntu cyari ikiganiro nyine cy'usabane kiraho, avuga ukuntu wavuze ko wasebye ndakeka amare nta phone nari mfite hano. Okay, uyu yitabiriye Miss Murenge 2023 Vicky. I think so.
kureba kurese bibiri na makumyabiri na gatatu uwo muntu aja muri comment aravuga ngo uracyasa nyine avuga ibintu wenda tukongera kuvugira hano ari kuva so nk'uwo muntu kandi haba hari n'amazina ye ese natwe guratubwira tuzatugenda tugwane kubera ko tuba tumuzi twamumenye mbese tuzitware gute kuko urabona twebwe warakuze kwihangana kwacu kuri kure cyane so twokora iki twotuza kuko hari aho bizogera tugacika intege ni nkiyihe kuraje nyine wo duha ifatika ikomeye kuvuga ati ni mu bigenze gutya cyamubwire gutya cyamugende nanone ese uwo muntu nawe agende cyangwa areke bigende gute urakoze cyane icya mbere ni uko nta kintu na kimwe wageraho utiyushyikiye ikindi cya kabiri wowe ubwawe ibyo ukora niba nta rubanza bigucira ugomba gukataza ikindi cya gatatu hari umugabo w'inshuti yanjye aherutse kumbwira ngo kandi ngo rega Magashi ngo wowe akaba ugeze kure kuko yewe no mu buzima busanzwe buriya ndiye musi international buriya nayoboye ubukwe Kigali yose irahagarara sibyo ikindi cya kabiri okay wende tayari ikindi cya kabiri jewe ubu ngubu natangiye ibintu byo kuba umusaza cyangwa umukwe mukuru cyangwa umusangwa mukuru nari mfite ngira ngo imyaka 31 ngira ngo imyaka 30 ngira ngo natangiye gukora buriya na Yesu yatangiye gukora afite 30 nanjye rero ndi muri umuna wa Yesu so bivuze rero ko ibyagombaga kunca intege ni byinshi ariko narakomeje ariko icyo nashaka kuvuga uwo mugabo yarambwiye ngo rero Magashi amatiku niyo acuruza ngo njye mu matiku kuko urumva nabayeho n'umusitari usiko nakiniye muri equipe nationale nari umukarate kagenda kiniye muri equipe nationale ya karate sohokera igihugu ubwo hari interangwe njya nkunda kuvuga yitwa yambujije kujya muri Espagne reka nigurukira aho ngaho ariko ikintu nashaka kubabwira ni kimwe kuba umuntu yaza akabatuka His Excellency iravuze ngo ibitutsi ntago byica ahubwo umuntu nagutuka rushaho gukora cyane naguca intege umwereke yuko nta kintu bikubwiye uwo ngo watutse uyu mukobwa muvandimwe uyu munsi akaba kimubona agikora gutya Bibiliya ye kavuga ngo ineza ihosha uburakari gusubizanye neza bihosha uburakari uyu munsi waje ntaje ntamusubize nagire gute uriya we bimutera isoni n'ipfunwe ariko uyu nguyu warikomereje ariko nanone hari umurongo atagomba kurenga uwo murongo iyo urenze afatirwa ibyemezo haba mu buryo bwo kumurega no kumugeza ku bayobozi cyangwa iki hari process hari procedure ikurikizwa kugira ngo uwo muntu abe yahanwa mu gihe yarenze umurongo ariko kuguserereza abagira ngo nawe yitwikire kuko urumva ne warabanye misi hagomba kukuririraho ako kaba ari agatwiko gusa icyambere nuko wowe utagomba gutakaza intumbero n'intego yawe ibyo wihaye uyu munsi ibibazo twahuye nabyo kugira ngo tube turi mu gihugu cyiza gutya iyo tuza kwiyenereva ntago tuba turi mu Rwanda rwiza gutya ahubwo twakomeje umutsi nubwo Habyarimana yari afite ibifaru nubwo yari afite indege byaraturasaga ariko kubera ko imbere twabonaga igihugu ntago ibyo bintu byose twabyitagaho twavuga tugomba kugera mu gihugu byanga bikunda ukumva ko mana ngo songa mbere mpaka Nyame byose tukomeze mpaka Kigali ibyo bintu rero wowe nibyane umva abantu bavuga ngo ntushobora kwemera ko ushobora inyoni ishobora kuzika kugwaho ikaguruka kigendera hako ntuzemere ko ikwarikaho ntago yakwarikaho bivuze rero ko hari limite y'abanzi bayigomba kubaho hari umurongo utukura batagomba kurenga niba urenga rero ibyemezo bindi bizafatwa mwebwe rero icyo nababwira ni courage ntago muzabura babaca intege cyane ko buriya mu mwana barashe rimwe na rimwe nanjye naguye ko hari abantuka kubera ko mba nabarashe kuko ibitekerezo byanjye bitandukanye n'ibyabo ibyo hubwo biguha courage kuko ubuzi ko urimo gukora ibyiza ibyo ukora niba bidasenya niba byubaka wowe urabikomeza ahubwo wa wundi azicwa n'ipfunwe n'ikimwaro byuko yagututse ariko ntubivemo Bibiliya ikavuga ngo nugambura ku munsi w'amakuba kugambira kwawe kuzaba gupfuye ubusa ngayo ngo urakoze cyane thank you so rero turi kugana ku musozo
vi yes nikiki uwo mubwira Amagambo yashize ivuga Oy. murabeshya. amagambo ntabwo yashira ivuga ntiyashize ivuga twebwe ibyo kubaza birahari ni byinshi cyane tuzongera tugukenera undi munsi ariko Vicky ni hano nkunda kubivuga Vicky ni uzucumba hano na Derich official Vicky azacumba Vicky niwe wakira abashitsi niwe ubaherekeza umurebe umwitegereze nuwo nguwo nuwo ngo rwose twagira umugisha kukugira murakoze cyane turangiza hari ijambo nshaka kugarukaho ngewe kuba nk'abandi ngo dusoza ntabwo turimo tubaho umusambi gusoza no kurangiza gusoza arabisetse si bimwe ni bimwe ndagira si bimwe gusoza bya bindi kuvuga ngo tuvuge kuvuze ko tugiye kurangiza kuki utavuze ngo tugiye gusoza tugiye kurangiza ikiganiro we nuko ku musozo w'ikiganiro okay hari aho ugomba gukoresha gusoza hari naho ugomba gukoresha kurangiza aha nagakoresheje aha nyine kubera ko tuzakomerezaho wenda twasoza kadusoreza ariko kurangiza ubwo ikiganiro twebwe ni ukumara twe tubyita kumara abantu oye mpamvu nayo mbizanye nuko bajya babyitiranya ugasanga umuntu avuze kurangiza ukumva babijyanye mu zindi abyumvisha amafuti mind aho kurangiza nicyo kinyarwanda cy'umwimerere naho gusoza basoza umusambi yego ambo hanyuma basoza akazi ntago nakarangije ntago wagasoje wakarangije urakoze nawe urakarangije uramubwira hanyuma ikintu nashaka ko tubwiraho cya nyuma urabona nkatwe urubyiruko twebwe ntago tuba tuzi nyine ngo biri kujya he biri gupfira he biri ntago tuzi igihugu kiba kiri kurwana n'ikindi nuko nabivugamo uri kumva kandi ibyo ni ibintu bihari ntago ari kuvuga ngo ni njyewe njyenyine sinivuga ko ndi kuvugira rubanda nyine abantu bose abo tungana urubyiruko tungana shobora nyine yaba adashobora no kuba baza hano ngo babyibare njyewe nakagira ngo utubwire sibyo utubwire inzira twebwe twakurikiza nk'urubyiruko kubera ko twebwe ntacyo tuzi dushaka kutubwire inama mbese watanga ku rubyiruko nk'ikintu wifuza kutubwira kijyanye n'ibyo ukoramo ya bintu nk'ibyo Imana iguhe umugisha nacyagiye wabimbajijeho ariko ntago byari biri mu kindi kibazo ariko umbajije neza icya mbere uyu munsi ahantu hajya habera amahugurwa iyo ngiyo mu karere ka Burera hari ahantu hakunda kubera tuvuge se twavuga nk'amahugurwa cyangwa ingando cyangwa iki y'urubyiruko mwarababonye bamwe bakina ibya karate n'ibiki no kuvuga ngo ari indangamirwa icyambere bigira hariya icyambere biga amateka y'igihugu n'uyu munsi hari abarimu nicyo nangiye kuvuga barimo bigisha amateka y'igihugu ariko cyane cyane uburyo jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'uburyo bagomba kubyigisha mu mashuri ubu rero mwebwe musa nkaho mwasimbutse ibintu ubu ngubu abarimu bagiye kubyiga baze batangire babyigisha urubyiruko ruri mu mashuri abo rero bazakura baza amateka y'uburyo igihugu cyabayeho rero inama nabagira icyambere mugomba guhitamo niyo mpamvu niyo ndimo mvugana ntukana na biriya bigarasha hari abantu mba nashaka ko babyumva nkamwe ndisima nshaka ko mwumva amagambo yabo kuko aba ari uburozi ni ukuvuga ngo rero icyambere mugomba guhitamo uburyo mugomba gukurikira n'uwo mugomba gukurikira n'icyo afite nihe hazabageza mu by'ukuri urubyiruko rw'uyu munsi rutazi amateka hari abo tugomba kuyareberaho kwanza nk'ubu ibyo tuganiriye ndibaza ko muvuye hano hari view imwe mufite hari imyumvire imwe mwari mufite ariko hari aho muvuye hari naho mugeze ibi rero muzagenda mubikurikira muzabyumva n'abanyamateka muzabyumva na Fandeka bareba bivuga muzumva his excellence wenda we ubwo we ari ku rundi rwego n'abandi bayobozi muzasanga bagenda bigisha urubyiruko uyu munsi urubyiruko rugomba kwigishwa uburyo amateka y'igihugu yarameze n'uburyo ameze ubu n'uburyo twifuza gusigasira ibyiza twagezeho n'uburyo tuzabikomeza rero inama nagira urubyiruko
nimugira abo mwigiraho, abataragize amahirwe yo kwiga aya mateka nimugira abo muyigiraho. Ikindi cya kabiri, niyo mpamvu usanga mbere habagaho itorero, niyo mpamvu n'uyu munsi ngo hari itorero. Mu itorero urubyiruko rwigiramo iki? Ubundi mu itorero uretse ubu ngubu twigiramo babyita indangagaciro, cyangwa se twigiramo amateka y'igihugu. Iyo tumaze kumenya amateka, nta muntu waza ngo atwinjizemo ingengabitekerezo ze tuzikurikirane. Mu itorero rero uretse kwiga ayo mateka, ubundi kera twe mu itorero, kuko ibyo ngibyo byasaga nko bitatureba turi abana, mu itorero twigiramo guhamiriza, tukiga gusimbuka urukiramende, tukiga kumasha cyangwa kurasa, tukiga ibintu nk'ibyo ariko byaduhurizaga hamwe. Ariko mbona ko byari bifite ibindi bintu bitwigisha. Mwe rero mwagize amahirwe make, mwerukanwa mu gihugu, muri abana, mugeze n'ahangaha ntimwabasha kugenda mwiga ayo mateka. Yego, ntabwo tuyazi, ntabwo muyazi rata. Ikintu nabwira urubyiruko rero, mwicare mwige kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazagira ababashuka. Ari nayo mpamvu nanjye nafashe iya mbere kugira ngo ndwanye izi ngengabitekerezo mbi zikomeze gukwirakwira kuri social media, kugira ngo hatazagira abana bato bari inyuma yacu babyumva bakagira ngo ibyaba abagome bavuga ni ukuri. Namwe rero mumaze kubimenya, igikwiye nuko muzigisha barumuna banyu kugira bamenye amateka y'igihugu. Nta kintu nagira inama urubyiruko, nibamenye icyerekezo, cyane cyane abari mu Rwanda cyangwa n'abadukurikira hirya no hino. Si abari mu Rwanda gusa, baza aho twavuye, baza aho tugeze, ndetse n'icyerekezo tuba tugenda tukibona. Rero buri umwe wese agomba kuba attention, akitona mu byo avuga n'ibyo akora, kugira ngo atagira ibyo yangiza mu mibereho y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Rero ndabasaba mwege urubyiruko, mwiga amateka meza, mureke amateka mabi yatumye uyu munsi wa none dukomeza kuba arabo duhanganye nabo kubera iyo ngengabitekerezo bamize. Urakoze cyane. Urakoze, twishimiye kukugira hano hantu. Nanjye nishimiye kubagira. Thank you. Murakagira Imana. Ndabashimiye cyane. Harya cyane wanyitwa ngo The Rich Official. The Rich Official, mumeze mute? Turabakunda cyane. Mukore subscribe kuri iyi channel. Ntimuzibagirwe kujya kwa Magashi naho mugakora subscribe. Murayipininga. Nanjye nzabapiningira. Imana ibahe umugisha aho mutwubona mudukurikira muherereye. Inama zanyu turazikeneye, comment zanyu zizatuma tubazanira, ndetse bajye baba muri comment babahe icyo bashaka ko tuvugaho. Nanjye ndahari kugira ngo tujye tubiganira, dutange icyerekezo kizima, tuvi buzimu tujye ibuntu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Murakoze.